Juno ndamukunda cyane. Ndamukunda cyane ndabivuze babimenye. Tuba twaratangiye kariyeri mane mahushu. Ugaza wikisanga mu bintu tukiri bato. Nta muntu kuguidinga. Abantu bakakubeshya bakagutwara mu bintu bakakuyobya ko iyi industry nago navuga ko ari ahantu hari safe ku muntu wari we wese ushaka gutangira carrière. So bigusaba gukomera abantu nyine bashaka gushyira hasi ibyo byo nago bireba kuko ufite umupango wabapanze kandi ugomba kuruhuka uwugezeho. Ugasanga arashaka kukubaza ibintu bitakuzanya aho ngaho. Ngiye niduhurira handi uzambaza ibyo ushaka byose ariko turi imbere y'abantu bakeneye kumenya iki nakoze indirimbo that's it. Umbaza ibintu by'umuziki ariko ntushake kuzana kumbaza ibintu byinshi ngo ubuzima bwanjye ibyo impamvu umuntu aba niba ntabishyize kuri Instagram yanjye ngo nahe. So why would you come ubimbaza imbere ya kamera noneho? Ari nyine ukabona ashaka kuvuga ikintu utazi nawe umva yango nene se ushaka umvuga iki basi ni igiki ushaka kumva wowe ngira igisubizo ushaka nyiguhe dukomeze basi. So ibyo bintu ambona ari ubugoryi ngiye nabona ari ubugoryi ntago bikwiye gusa biriho ni nabyo gusa rero ikibazo nyine kizabamo JALAS umuntu azafata umwanzuro uvuga ati noneho niba ari ibingibi ushaka mbona nibyo uri gushaka ushaka ko mvuga akantu ushaka ko nkotora ushaka ko nkica wereka abantu ukuntu nyine ndi fake. Ntabwo nzigera nongera gukorana n'uwo muntu zaza bibone okay ndavuga sawa next time I will not come back. Alright, reka tubasuhuze twizere ko mumeze neza cyane aho muri kandi muri amahoro. Uyu munsi umuntu turi kumwe muri kumubona kuri kamera Kevin ndabizi ko yamufashe neza cyane. Mumaze kumumenya muri benshi kubera ko amaze gukora ibikorwa bituma mumumenya. Yari distance kabisa bagomba kukumenya ku ngufu kumbaraga binabwiza kabisa Ways yo on the way wallahi Ways on the way kabisa yeah. Ako kantu ndakemera nanjye. Thanks. Simuna kukwandikira ngo Ways on the way kabisa nanjye ndakemera noneho nanjye narasaze kabisa. Okay, hanyuma wenda reka duhere mbere na mbere ku ndirimbo yawe ufite kugira ngo wenda n'abadukurikiye kuri televiziyo bamaze kubona video. Ni La Vida Loca. Yeah. Wenda umuntu ukibyumva bwa mbere uri kuri televiziyo ndabizi ko mu minsi ishize twaraganiye kuri radio bidusobanurira wamubwira ko ari La Vida Loca uri kuvuga iki nyine crazy life mba mvuga ubuzima twiberamo abahanzi inshuti zacu buryo nyine baba babona nyine batwitanga ibisazi ibyara n'ibisazi ati rero ngaho ngibi nabiguhaye birebe rero twijyanye. Ndashaka guhita bihuza na style yawe. Hari abasore nziba hari akakiru gutya bafite style yitwa ibisazi. Ibisazi designer none uyu munsi nawe uri mu bisazi design. Ni ibisazi umva yo catch man. Thanks rayibona cyari kabisa ni unique rumwe ariko kabisa. Okay. Uvuga iki urumva umustar akenshi ni ibintu ni revolution iri kubungu mbere umuntu yashaka kuba umustar at the same time ameze nk'ari umuntu usanzwe. Akaba niba yaraje mwitisa igumemo mbese donc ntagire ibintu bimustandukanye n'abandi kwibrandinga kuba umuntu ahagaze mu muhanda agahita ati dore Ways ku buryo umuntu abona nyine kuri muri image y'ubustar. Ubivuga iki nta nyine abantu babyakira bate kubona uvuga uti ngewe ngomba kugira style yanjye cyangwa cyanjye nyine donc ndashaka ko uduha comment abantu baguha nyine donc cyangwa wowe kuvuga ati ngomba kugira style yanjye idasa nk'izabandi kuko nkunda kukubona kenshi abona ko uba ufite uniqueness igihe cyose ugiye gusohora indirimbo ufite ukuntu ibintu bya bifite style yabyo bizajya birimo ubisanisha ute no gukora brand k'umuhanzi nk'umuntu uri mu muziki uri muri business. Ngiye kuva na kera nakundaga niko nari meze nambaraga ibintu nyine bakanda nambaraga ibintu by'abahungu no muri music mbese nuko nakuze nago ari byo nigira. Wakuze uri kaboy niko banyitaga nago ari byo nigira nibyo nkunda kwambara nibyo bituma numva meze neza nishimye. So
babivuzeho ibintu byinshi bibi abandi barabikunda ariko ubu kugeza ubu noneho barabinkundiye n'ababyangaga ya aho ni neza kabisa ndumva icyo washakaga warakigezeho mbese ndanyuzwe kabisa niba warabashije gukonvenka utarabyumvaga akaba asigaye abyumva fresh kabisa kabisa ujya utekereza ko hari igihe gishobora kubaho ugasibisha inyinya ufite wapi ndabyemera ko ni uburenganzira bw'umuntu kugira icyo akora ku mubiri we ariko njyewe mbona ari fresh nta ribi mera arayifite ni umuco we wacu mbese so ntago numva nshaka guhindura ikintu na kimwe iyo abantu bagukunze ufite nka gutya inyinya akenshi baba bagashyiramo ako kantu urumva bati Ways wa mwana w'inyinya noneho ukongera ukabatenguha rimwe ukaza wayisibye urabyumva byaba bimeze bite cyazanye hari n'abantu bagukundira ku kantu gusa hari abantu nzi kabisa bavuga ati njyewe nkundiye nyinya gusa ibyo ririmba byose biba bindeba ntabwo byumva inyinya so hari abantu biba byarakoreye nanjye ubwanjye ku giti cyanjye biba binkorera so ubwo ndahita bisanisha n'ubundi n'ikibazo ntari butindeho cyane ko wagiye ugisobanura cyane mu buryo bugiye butandukanye mu itangazamakuru nakundaga kubona Dekate avuga ati inyinya ebyiri yo zahuye koridoro uzikora iki inyinya nazo zari zarushye kiragiye zaravuzwe inyinya zabigendeyemo ni ukuri kabisa inyinya zabigendeyemo ariko wenda uciye nk'amazimwe mu buryo bworoshye urukundo rwawe na Juno ni urukundo ruganisha kuri fiançailles ni urukundo ruganisha ni urukundo rw'inshuti nyine rusanzwe rw'uko ari umuntu mukorana muhuriye mu muziki ni urukundo rusobanuye gute cyangwa rufite uwe mwihariko utandukanye n'izindi nkunda ukunda abandi bantu wenda Juno ndamukunda cyane ndabivuze babimenye umuhungu mwiza ukora umuziki mwiza turanahuza cyane kuri guza music so no mwihariko navuga kuri icyo Juno ni inshuti yanjye magara nta bindi kabisa dukorana umuziki twese muri industry mbese ni uwo mubano sinzi ikindi umubano wa gihanzi hari n'ubushuti kuko turi inshuti magara twaraganiriye manager arabizi turi kumwe arambwira ati rega tuba no muri quartier imwe time twabakaragana kabisa nabyadanje kabisa aho ni sawa cyane hanyuma ubushize duherukana kera ahantu wari waririmbye muri event ubona gufite management itandukanye niyo ndi kubona ubwo reka bivuga uko yari umuzungu none ndabona ari umwirabura byaje kugenda gute na management ifite ni team yanjye nshyashya nikoreye umuzungu twarakoranye biragorana kuko habayemo ibintu byinshi byo kutumva umuziki wo mu Rwanda mbese harimo imbogamizi zabaga zirimo hari hakenewe umuntu wumva iby'iwacu kugira ngo ibyahaninyaga ko ntabwo ari ngombwa kubyumva wumvisha ibyangaha wumvisha ibyawe naho ngaho so nanze kujya kure ngo ndavuga reka tubikorere hano okay ndabyumva ubwo ngubwo ni fresh ubwo ufite umuntu n'ubundi cyangwa se ufite team imitinga ibiba biri kubera kuri tele nicyo navuga kabisa byari bigoranye nabonaga bisaba n'ubundi kumubwira no mu ndimi ubwo urumva no kuririmba n'ibindi nibaza ntabwo yabyumvaga byabaga bigoye hanyuma Ways ukoze indirimbo nyinshi cyane icyo abantu bari barakwishyuje bavuga bati Ways kutaduha ibintu noneho urabibahaye ariko by'umwihariko wakoranyemo amakorabo asa nk'afite ikindi kintu asobanuye muri uno muziki hariho korabo yawe na James hari na korabo yawe na Rider ni korabo navuga ko zifite indi meaning ku muziki wenda abantu banyemerere mbivuge gutya biragoye tuheruka kera kumva umuhanzi ya collaboratinze n'umukobwa
noneho munini Yeah. urumva so bari abantu approachment yawe wigeze kumbwira bamwe ati ntibyangoye byaroroshye ubwo twaganiraga mbere ariko uburyo nyine wavuze uti igitekerezo aba bantu ni ngombwa urumva guya uburimo monde yawe uburimo akenshi biba bigoye ko umuntu ahita bisanisha akavuga ati Ways yakoranye indirimbo na James urumva abantu benshi baranatunguye kuko iyo fikana n'umuraperi birumvikana ko mushobora guhuza nyine ubigenza ute ujya guhitamo umuntu mu collaboratinga cyangwa se ujya kugira ikintu uvuga uti abanyarwanda iki kintu kankibahe noneho ubisanisha wenda n'ubu buryo uri gukoramo guhindura indirimbo nyinshi ni package ushaka guhindura ukavuga ati album ngiyi cyangwa nuko wenda ushaka gukora iyo breakthrough bakagufata neza bakakumenya King James nakuze mwumva we na Riderman n'abantu tuba twarakuze twumva appreciatinga tuna icyubahiro kandi baragikwiye so James niwe wanyaprochinze ntago ari njye namwaprochinze niwe wanyaprochinze ndeba uburemere bw'ibyo bintu n'ukuntu nakuze mumukunda mbona ko nyine aba hari ikintu cyo appreciatingana aba yarambonye akankunda tu kandi narabyishimiye cyane Riderman we ninjye namwaprochinze nawe nkuko nabivuze nakuze mwumva mukunda mufana cyane ndamwaprochinga umusaza arabyumva byoroshye cyane abamuzi nyine barabizi ukuntu ameze his good vibes na bintu by'umutima mubi kabisa so ikintu biba bigomba kwerekana nuko hakenewe ubufatanye hagati ya generation ya mbere n'iyacu kuko ari iyo point kabisa ntabwo ari yo nshaka cyane kabisa ubona ko abanyintroduce ku bantu be bakamenya nanjye abanjye bato bagakomeza kumwiyumvamo bakabona nyine ari approaching abantu bashya aba ari byiza njye niyo mpamvu nyamukuru numva ibyo bintu biba bikenewe naho ubundi mfite package nini mfite indirimbo nyinshi nshaka kubaha ko nafashe igihe nitekerezaho mfata imyanzuro mishya ndavuga reka mfate umwanya wanjye mbe ncecetse ntegura ibintu byanjye bucece and then tubasakurize nibyo nicyo gihe ndetse ntekereza ko ni uri mu mwanya mwiza noneho wo gusubiza umuntu ushobora kuba yaribajije ati Ways avuye muri symphony kare ntago bizemera bizamuvuna izo feedback nizo comment ndi kuvuga zarasohotse zagiye hanze sinjye uri kuzihimba abantu benshi bagiye babivuga bati agiye akakanya yagomba gutindamo iki niki ariko warakoze cyane ku buryo umuntu wese abibona ko hari impinduka hari revolution umuziki watagishingiye kuri band cyangwa se undi muntu ni ARIEL WAYZ so keep it up. Thank you man. Thanks a lot. Ntekereza ko ni ibikorwa tuba tugomba kwa appreciate kuko buriya hari n'ikindi kibazo dufite muri industry yacu cyo kugira nyine jare y'igitsina gore nkeya ugatekereza rero ko urumva ushobora gusiduka bashize shaka biza ntabwo tugifite ni batwumve turi guhindura game kandi nyaka ko n'abakobwa dufitemo uruhare runini ni ingingo batagomba kwirengagiza uvuga iki comment yawe ni iyihe kuri new generation muri rusange mu buryo rusange kuko urumva ufite karite yo gukorana n'umuproducer ukiza nawe ukaba ubarizwa muri iyo new generation ndetse ukaba ufite niyo team nayo ubwayo isa nkaho muri kuzamukira rimwe donc niko nabivuga itarisanzwe wenda ifite ukuntu yubatse yawe ubivuga iki imibanire ubwo naganira na Kivumbi yarambwiye ati twebwe ibanga dufite muri new generation nta ikintu kitari cy'amafaranga kitari ikintu gikomeye cyane ntabwo kiduteranye dufite urukundo niryo banga ryacu comment yawe ni iyihe Ways kuri new generation new generation ifite urukundo for real ntabwo ari ibintu byo kuvuga kuko twese dushaka kuzamura umuziki twawugeza ku yindi level kandi ababyumva cyane ni twebwe since when that's my point of view mbona nyine aribo ndavuga musically buri muntu afite akantu ke kari different kandi abantu banamukundira so generation yacu ifite imbaraga irakorana mbese mbona ni ibintu byiza
bitari nka biriya byo kuvuga ngo amafaranga ngibiki mu nyangire akazu I know ibyo bintu bibaho kandi natwe bari bidukorera ko bavuga abana bashaka kugera kwigira ibiki but it's our time man igihe ni iki bagize igihe cyabo natwe nicyo gihe cyacu baduhe welcome ahubwo aho kugira ngo fighting kuba against nibyo icyo ngicyo ndi kucyumva cyane ndanagisanisha n'ubundi nibimaze iminsi biriho ariko wenda ntekereza ko bisa nk'umwani spirit isa nk'iri gucika ariko yabayeho aho wasangaga umuntu mukuru mu muziki adatinya kukubwira ati widuteza icyo cyana igikina urumva cyangwa se wenda ugasanga no muri iyo generation ntabwo ari guteza conflit de generation ariko ugasanga ari ibintu by'utuzu ngewe nabaye muri generation zombi ntabwo ndi kubivuga kubera ko wenda ari akazu nabayemo ariko nzi ko twabagaho utuzu ugasanga hari abantu niba ari abantu bakorana kanaka ntibakunda uyu ariko ntekereza ko mwebwe icyo kintu kidahari nta mutima mubi ikintu ibindi bundi sinzi ikintu kiduhuza n'umuziki umuntu niba yakoze ikintu cyiza ntabwo ngiye natinya kuza ngo mvuge ndaza no muri DM nkakubwira this is dope kabisa nibyo nanjye mba nkeneye ko bankorera kuko hari igihe usohora nk'indirimbo ukabona nyine abantu muri the same industry nta reaction mbese nta kintu bibabwiye kandi tubizi ko baba babibonye so ngewe mba numva akamesaje nta byadanje umuntu ahita abona ko ufite ubumuntu nizo mbaraga zawe hari aho ziri kugera uri gutakaza kabisa ikintu kijyanye no kubwira na encouragement kwa encouraging abantu kabubwira uti courage esprit keep it up ntekereza ko nubundi kijya guhura n'umuco w'abanyarwanda kwifunga wenda akakwifunga aho akumva ko nakubwiye wenda urumva ari nk'umufana wawe sinzi niba nawe ari kubibona kuko ubona ko abandi bantu wenda sintembera cyane sindurugero rwiza abantu batembera ariko ubona nko mu karere wenda byibuze abandi bantu habarimo akantu ko gushyigikirana par rapport yacu wenda natwe biri kuza ni byiza nkuko uvuga uti negere Riderman aranyumva ntiyangoye akakumva nk'umuhanzi mushya mugakora kandi nta bindi bintu byinshi bigoranye bijemo ntekereza ko isaha n'isaha wenda igihe nikigera bizacamo ubwo rero ibyo byose tuvuze ni challenge kuza urera ukadomina hari ibintu bawanyuzemo si byose hari ibintu bawanyuzemo byinshi cyane ntabwo wenda ari umwanya wo gutanga ubuhamya ngo uvuge ngo ari wewe ngo naragiye ku munyamakuru wenda aranyiryaho n'iki ariko nawe ufite challenge wafesinze wenda nk'umwana urebera muri Ways wamubwira iki kuri iyo ngingo y'ibintu agomba guhangana nabyo niba yiteguye gufightinga muri game ikintu namubwira nuko agomba kumenya icyo ashaka mbere ya byose kuko tuba twaratangiye kariyeri mani mahushu wikisanga mu bintu tukiri bato nta muntu ukugayidinga abantu bakakubeshya bakagutwara mu bintu bakakuyobya bakakubwira ngo tuzagukorera ibi ni byinshi biba byarabaye so ikintu navuga nyamukuru ni ukutegura kuko iyi industry ntabwo navuga ko ari ahantu hari safe ku muntu uwo ari we wese ushaka gutangira kariyeri so bigusaba gukomera ukaba uzi icyo ushaka ku buryo izo negative vibes cyangwa abantu nyine bashaka gushyira hasi ibyo byo ntabwo bireba kuko ufite umupango wawe wapanze kandi ugomba kuruhuka uwugezeho so nicyo ngicyo ikindi ni ukumenya umwihariko wabo kandi ntabwo nzabihindura wabikunda wabyanga ababyumva ubwo nibo tuzagendana so ikindi ni ugukora cyane ni ugukora ikindi gikuru ni ukugira passion hari igihe ubona ari abantu bakora umuziki just for money nk'uko nyine bamusaba collab ati niba utama amafaranga yahuza so ikintu nanone dufite muri new generation mbona harimo urukundo rw'umuziki urukundo mbese turacyashaka ntabwo ducika intege urumva ni indi mpamvu nkuru ituma nyine umuntu atareka gukora kuko ni ibintu biba bikurimo babikwirukamo you can't fight it so nabyo ni ikintu gikenewe ukajya mu kintu ari uko ugikunze mbese amafaranga ntabe impamvu nyamukuru
Okay. Icyo kirumvikana. Uvuga iki ni comment ariko wenda ishobora no kuba ifite fact. Uvuga iki kukuba itangazamakuru ry'imyidagaduro? Ubwo nanjye nitunza agatoki muri rusange narigize general. Ariko simpamya ko wenda ari bose 100% ariko birashoboka. Kuko nanjye wenda ndi kubikubaza kuko numva ko bihari. Uvuga iki kukuba wenda hari ibintu byo kubaka ikintu kana kisenyeraho? Hari faiblesse ubona kwitangazamakuru muri ubwo buryo bwo kuba bashobora kugira ikintu bakora kigasenya umuhanzi nyamara bakabaye bo bamwubaka. Birahari cyane ibyo bintu noneho kandi birambabaza ibyo gusa birambabaza umuntu niwe ukwiye kuba ari kubisupporting cause that's your job nanjye I did my job. So aho gukora nyine ako kazi ke ugasanga arashaka kukubaza ibintu bitakuzanya aho ngaho. Ngiye niduhurira ahandi uzambaza ibyo ushaka byose ariko turi imbere y'abantu bakeneye kumenya iki nakoze indirimbo that's it. Umbaza ibintu by'umuziki ariko ntushake kuzana kumbaza ibintu byinshi mu buzima bwanjye. Ibyo impamvu umuntu abatabiki niba ntabishyize kuri Instagram yanjye ngo nahe. So why would you come ubimbaza imbere ya kamera noneho? Ari nyine ukabona ashaka kuvuga ikintu utazi nawe umva yango none se ushaka umvuga iki basi ni igiki ushaka kumva wowe ngira igisubizo ushaka nyiguhe dukomeze basi. So ibyo bintu ambona ari ubugoryi ngiye none ari ubugoryi ntago bikwiye gusa biriho ni nabyo gusa rero ikibazo nyine kizabamo JALAS umuntu azafata umwanzuro uvuga ati noneho niba ari ibingibi ushaka mbona nibyo uri gushaka ushaka ko mvuga akantu ushaka ko nkotora ushaka ko nkica to ubereka abantu ukuntu nyine ndi fake ntago nzigera nongera gukorana n'uwo muntu zaza bibone okay ndavuga sawa next time I will not come back. Ibyo ni byiza ntekereza ko wenda kuba n'uburyo bwo gupromoting ibihangano bwaragutse hashobora kuba harabaye ikintu cyo kuba wenda namwe nk'abahanzi bashyashya mwarabonye uburyo bwiza. Ni privilege kabisa online ibintu bya online birafasha kuko ibyo byose bishobora kukubaho ugakora mu bundi buryo kandi ntekereza ko ntago bose baba kimwe. Of course. Rero mutagiye gukora iyo geste bajya bagira ngo nta kosa bakoze. Mujye mubibakora nanjye wo nzabikora ntazagaruka. Shaka kabisa ni ukugenda nyine n'abatabikora barahari kandi nabo barahari nago navuga ngo nibo ariko nyine ibyo nibyo babiri byinshi usanga icyo kintu kiba ari cyo cyadominye niba baba bashaka gutwika simbizi. nta ushobora gutwika agatwikiramo n'abandi gatwikiramo ibikorwa by'umuntu nawe ugashyama cyangwa nawe ugahiramo. Hari ikintu nyine impamvu nabivuze ngo nukwisenyeraho ibintu byubatse twiyubakiye nuko bakunda kuvuga ngo abahanzi bacu ntibazi gukora business y'umuziki kandi uraza at the same time ungaragaze faiblesse yawe umushoramari abarakuretse kandi wenda itari na ngombwa itari necessaire siko bimeze. Turi abantu buri muntu abagira faiblesse ntabwo turi ibiti turi abantu buri muntu kandi yageza ngo kubaza ibyo hari ibyo wamubaza bindi nawe bitatuma agaruka kuri kamera ariko ko abatari akazi kanye ngenda ceceka kabisa ariko hanyuma nabonye ufite challenge ya muwina yarabonetse nabonye ari mu madolari ibintu biri hejuru save umuterankunga mukuru yari save plus iyo challenge yabayeho bari na byiza uburi kuremera n'abantu guti turemerane wina yari ishakiye umwana muto cyane ibibazo byari ngiye byaranshimishije kabisa ko ari we watsinze uwo ntazakwibagirwa kabisa amateka uwo mwana azakura avuga ati WAYZ yamuye umufungo umeze kabisa umuntu aririmba indirimbo y'umuhanzi mbona amafaranga kabisa bari ngombwa nabyo byere abantu bataba tubona ko hari interaction ushaka gukora n'abantu. Gukora umuziki warawize nkuko wowe bimeze birimo avantage par rapport kuko utarawize mu buryo bwa muri business wise ntibibe kuririmba gusa wende ushaka kubyiga koko kubyiga birumvikana
ko ari ukwiga nyine kuririmba ariko mu buryo buri business birimo iyindi avantage nk'umuntu wize umuziki. Ikintu kiriho nuko avantage irimo uza wenda barakuburiyeho gato tibigenda gutyo, sibyo ko nyine usanga ibyo wize nta hantu uri kubibona to ukabona noneho ni ibindi bintu ariko nyine ni ukwiyadapta mbo hari ikintu kinini byahinduye either mu mutwe gukomera understanding ibintu ugiyemo ukamenya uburyo uri bubona amafaranga kabisa. Numva njyewe byarahinduye ibintu byinshi kwiga ku Nyundo kuri njyewe ku giti cyane. Ntabwo mvuze ngo utarahize ngo ni fake niki, but njyewe kuri njye numva hari change byagize mu buzima bwanjye ndetse no mu muziki nkora. Ubwo impamvu nayo mbikubajije gutyo nuko rubundi ukora umuziki mu buryo buri strategique. Ntabwo ari ugusora indirimbo gusa, ubona ko harimo ikintu nyine cyo kumenya ngo iyi ndirimbo yaba hiti bigenze gute. Ako kantu ho kumenya kuyisasira yaba ari avantage kuba warabyigize n'ubundi cyangwa nuko ari team yawe wenda ifite iyo karite. Ntabwo ibintu byose mwanaga ariko ndabyize. Ibi ntabwo navuga ko ari uko nagiye ku ishuri ry'umuziki, ahubwo nyine urumva ni na support ya team. Support ya team nanjye ubwanjye nkareba indirimbo mfite indirimbo nyinshi, so ureba igihe cyiza cyo kuyisohora kuko zose ntabwo ziba zihuje vibe. So ureba vibe abantu barimo, se barishimye barababaye, you know, ugenda ku bintu ari ibintu byinshi nyine umuntu agenderaho. So navuga ko ariyo ni avantage yo kugira team. Nabo nyine wumva ni mitwe irenze uwanjye, buri umwe abafite uko abyumva, akabaho izo mpaka nyinshi. Iyo bavuze ijambo ngo game changing nka Ways wumva iki? Numva revolution. Amatwara kabisa. Wow, dope. Kabisa. Ufite indirimbo hanze ntabwo ndi bukuririmbisha kuko turi hafi turi muri free space, turi away. Turi away. Ahantu hameze gutya ku Kibuye harahari. Niho gusa. Ibihe utazibagirwa wagiriye ku Kibuye mu buryo rusange. Nize koga. Nize koga mu mazi. Nago nari mbizi. Kandi nakuri Gisenyi ntago rero byumvikana nta muntu iyo umuntu naga byumva ntabwo byumvikana. So nibyo bihe nabitinyaga ntinya. Yageze kumbwira ati JALAS umuntu wo muri famille wacu witwa sogokuru yishwe n'amazi, kuva ubwo ducika ku mazi n'igisanayo. Ndacana yatinya buriya tushaka kujya kuri plage nahe bane sinjyemo kabisa. Sinjyemo bajya nigenda nkikandagiramo, ariko ni ibintu mu bintu ntinya nshaka gutinyuka gukora. Okay, ugiye kumva indirimbo yawe bwa mbere ko namumvise iri mu ndimi nyinshi cyane ku buryo bigoye ko ahita byumva, ariko it's a crazy life wabisobanuye. Nicyo wamubwira nyine nk'umuntu wakunze ibindi bihangano byawe akaba kakanya wenda ari enjoying iyi nonaha? Ibintu by'indimi rero byahoze muri karere yanjye gitangira byakomeje kubimakanyije. Tangiye Cyongereza gusa barabyumva bamwe, baha Ikinyarwanda cyonyine sinzi niba baranyuzwe. Ariko nyine biramba narabikoze kubera impaka ziba zarabaye, biba byambabaje amokuntu. Ntabwo binshimisha ko muri muziki iwacu abantu bavuga ati mukobwa ntago ari umunyarwanda. Abagiye ndi umunyarwandakazi kandi ndetse nishema bano barishema bano bari ipeti unkuyeho. So nagiye nkomeza gukora ndazivanga kuko ikingenza ntago ari ugukorera, ntago ari ukuguma hano. Of course umuntu afite inzozi zo kuzamura gukora umuziki we kawuzamura ku yindi level itari hano mu rugo. Kandi kuko
ko ndabizi neza ko nanone byaba ari ishema ry'igihugu muziki wanjye wumvise ngo bari gukindiye muri Grammy, you know. So niyo mpamvu yo kuvanga indimi, kandi numva ari ikintu cyiza, kandi abantu mbona batangiye nabo kubyakira, kuko ntago twakomeza gukora ibintu batumva. Niba dushaka rero kubafatisha nabo, turabakubita ibyo batumva, tubahe n'ibyo bumva. Nazaza kubaze tsano byari bimeze bite, and then you explain. Yeah. Akanyuma rero producer Rush avuze iki ku muziki wa Ways kugeza none aha, producer wagukoreye hit. Yeah, kabisa musaza. Rush umusore ufite talent. Ari nawe araboostinze vuba cyane mu gihe gito. Akoranye n'abantu nanone nyine n'umuntu uri open. Mana ntago kuvuga ngo uraza muri coding ibintu wabitekerejeho nta kindi ngiye kugufasha. We muricara aho ngaho mwabanje no kuvibinga n'umuntu uri easy to vibe with, mugachilinga, mukaganira, mukakora, mbese ari interactinga, akagufasha bati hano ntabwo uri kuririmba neza, ahantu utari kugera ugasubiramo, mbese aragukoresha. Nanjye ni ibintu nkunda, ntabwo nkunda umuntu uri kunyereka ko ari kubyikiza. It's your job, kandi you love it, nibyo byakugize uwo uriwe. So bikore neza man, niyo yaba ari projet imeze ite, njyewe nzayijyamo and I will give my all, nzaririmba n'umutima wanjye wose. So Rush icyo kintu aragifite kandi abimwubahira. Avuze rero ibintu, avuze nawe impinduka ku muziki, ko niyumvise production yiwe wumva ko afite izindi vibes. Yeah, kabisa, much respect to him. Yeah. Ways ndagushimiye rero, nakoze cyane. ugiye utandirimbiye ariko kuririmbe muri studio. Wimbeshyera. Asante sana man. Yeah.